urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mw'isi yacu, rw'indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira. Inyanja zose zaba nka hino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi.
kwikunda umwana wayo nje nikwinkunda nakwiriye nari umugome nukwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba uwo yacungu jayo maraso ziyuko nanje ndimo zaja ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose mbese urukundo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza